Shalom akundwa, shalom bene data, Yesu Kristo mu bihe byose abane namwe aho muri mwese, atugire neza. Na munsi turi kwa gatandatu 24 kwezi kwa 12 twitegura mu kanya gutangira Noheli, ariko mu mpande zine z'isi, abaturiye muri Afrika, abari muri Aziya, abari muri Australia, aho hose bari Burayi mwamaze gutangira Christmas. Akabano duturiye mu gipande cyo muri West za Canada, Leta Zunze za Amerika yo hagati, Amerika y'Epfo, ntabwo turinjira muri ibyo bihe bya Noheli, ariko twembi turimo twerekeza ahantu. Amina, haleluya. Kuno munsi mwiza wa Noheli, nkuko nabwiye ko tugiye komeza igano cyacu mu minsi ishize, twagiye tunyuramo tukagira ikibazo kibihe tugadura nabyo. N'ubu rwose ndarwaye meze nabi no kwihangana. Ndashatse kugira ngo umunsi ntuducike nta jambo tuvuze, nubwo ryaba ijambo rito yaba rikomeye. Ko hano twahuye n'ibibazo by'imbeho cyane, uno mwaka twagize amagripe akomeye, amaangine, umbimaranye icyumweru kirenga. Nanashe icyumweru gishize ko turutangiye iganiro ko ntibyashobotse, nari meze nabi. No munsi ntabwo ndakira, ubu nijwi ryatangiye kugaruka no munsi kwa gatandatu, ariko byose nta kibazo. Imana igomba kubidufashamo uko bikwiye, uko bikwiriye. Amina, haleluya. Niyo mpamvu rero bene data, kuno munsi mwiza, nkuko ndimo mbibabwira, turaganira ku muhanuzi Mika. Niwe turi buhaganire kuno munsi, kuko umuhanuzi yabayeho mbere ya Kristo mu kinyejana cy'umunani, ariko yahanuye ibya Kristo muri icyo gihe. Ko murazi ko ni ndiho, n'uwahozeho, ni n'uzahoraho. Bamuhanura kuva mbere ko tuzabona umukiza, tuzabona umucunguzi. Igitabo cy'umuhanuzi Mika, bene data, ni igitabo kigira icya gatandatu. Ni igitabo kigira icya gatandatu mu bitabo 12 mu bahanuzi bato, bajya bitwa bato. Murasiko biriya dufitemo abahanuzi twavuga bakuru, dufitemo n'abahanuzi bato. Uyu Mika rero ari muri groupe y'abahanuzi bato, ni wa gatandatu muri 12. Amina, haleluya. Kandi uyu Mika izina ry'ubundi ni Mikayabu mu rurimi rw'Iheburayo. Mikayabu akaba ari izina ryasobanuraga ngo nkumeze nk'Imana. Amena, nkumeze nk'Imana. Burya umuntu wese, kuko Imana yaturemye ivuga ko iturema mu ishusho yacu, mu mashusho yaduhaye ngo niyo shusho ye. Amena, nawe umeze nk'Imana mwene data, kuko Imana irabihamiriza ko yaturemye mu ishusho yayo. Ariko muri make izina Mikayahu ryasobanuraga ngo nkumeze nk'Imana. Amina, haleluya. Mana yacabwe umugisha. Uyu Mika n'umuhanuzi yakoze mu kinyejana cya 8, nkuko nababwiye mu kanya haruguru, mbere ya Kristo. Uyu Mika yakomokaga mu mudugudu witwa Moreshet Gath. Moreshet Gath ni umujyi uri mu ntara ya Yudeya, mu ntara zikomeye cyane. Burya mwumva iriya miryango y'Abisirayeli 12, Abayuda, Ababenyamini n'abandi. Abantu bigeze kwihaniga tukigeze ubushize, nabwiye ko muri ya miryango 12 kugeza uno munsi imiryango ihagaze cyane ikomeye n'ino saha n'umuryango w'Ababenyamini n'umuryango w'Abayuda, w'Abiyuda. Amen, cyangwa se umuryango w'Abayuda. Uyu rero Mika ari mu bantu bakomokaga mu ntara ya Yuda, cyangwa se umuryango w'Abayuda mu majyepfo yaho. Amina. Uyu rero nkuko nabwiye Mika, twaje kuganira akantu gato. Yavutse mu mwaka 740 mbere ya Yesu Kristo. Murumva ni kera cyane. Avukiraho Moreshet Gath mu majyepfo ya Yudeya.
yapfuye mu mwaka wa 670 mbere ya Kristo. Amina. Nibwo yatabarutse arangiza urugendo rwe kw'inosi mu mwaka wa 670. Bivuze ko mu gihe abayeho ku isi akabaho nk'umwana, umusore, akubaka urugo rwe, agakora umurimo w'Imana, yabashije kurama kw'inosi gusa imyaka 70. Urumva rero abantu b'indoki bageze imyaka 70 n'abantu bakera niyo bagezagamo. Kuva kino gihe imyaka yaramaze kugabanuka, Imana yagabanije imyaka abantu cyane. Muzi ko umuntu wa nyuma yabaye afite imyaka myinshi na Aburahamu, yapfuye ari mu myaka 150. Niyo bantu ba nyuma barambye, kandi bamara imyaka za 600, 900. Ba Metusela amaze 960. Ariko mumva ko icyo gihe imyaka yaragabanutse, ko generation yagiye kurikirana imyaka yaragabanutse. Uyu mukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana Mika, nawe yabashe kurama gusa imyaka 70. Iyo dusomye igitabo cya Mika, kitwigisha nk'ibintu bibiri bikomeye gusa, bikomeye cyane. Kitwigisha gucibwaho iteka kwa Bisirayeli, cyangwa se gucibwaho iteka ku bantu bakinoka ijambo ry'Imana. Nubwo ryabwirwaga Bisirayeli kiriya gihe, ariko n'uno munsi twe n'ijambo ritwigisha, kuko bariya ni basogokuru na basogokuruza batubanjirije mu nzira y'agakiza, ni basokuru na basogokuruza badutangiriye mu nzira yo gukiranuka. Urumva ijambo natwe no munsi kugiye Yesu Kristo amaze kuza ku isi akavuga ngo mugende amahanga yose mwigisha ubutumwa bwiza. Nuvuga rero ubwo butumwa bwiza natwe no munsi nibwo butubwira, ntabwo bukibwira Abisirayeli. Amina, haleluya. No kuvuga ko icya kabiri, ariko nubwo byose byabaho, nubwo Imana byabaho, Imana igatangwa shizo ifite n'isezerano, isezerano ry'Imana ryo kugira neza abantu bayo. Amina. Imana ubwo tujya tuyibabaza tugakora ibikomeye, ariko Imana ifite amasezerano ajya tuma Imana tujyana ahantu heza, kituma tujyana ahantu heza. Mana Abisirayeli barahanywe ibihe bikomeye, ariko birarangira Imana bagara mu gihugu cy'isezerano. Umva natwe tugenda kose ibyo tunyuramo byose, ariko tugarutse ku Mana, Imana tugarura ahantu heza. Amina, haleluya. Imana yacu nihabwe icyubahiro rero. Uno munsi nkuko nabibabwiye mu kanya, tugiye gusangira ijambo ry'Imana rito cyane, ariko kandi ntabwo ari rito, nta jambo ry'Imana riba rito. Amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana ryanditse muri Mika ibice 5. Turasoma imirongo 4 ya mbere gusa, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Amen. Reka dusome twumve uko havuga. Umutwe w'ijambo muto uvuga ngo umutegetsi uzakomoka i Betelehemu. Amina. Murumva ko Mika bayeho umwaka mu kinyejana cya 8. Amen. Mbere ya Kristo, ariko ahabwa ubuhanuzi bw'umutegetsi uzakomoka i Betelehemu. Amen. Haleluya. Umve ko ibyo dufite ari iby'agaciro, byahanuwe kuva kera, kandi ubu niwe ijambo yahozeho. Imana tugire neza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa mbere kuri 5 havuga ngo, ngariko we Betelehemu Efurata uri mutoya mu bihumbi by'Ibuyuda, muri wowe niho uzaba umwami wa Isirayeli, akansanga imirambagirire ye n'iyiteka uherekera kose. Amina, haleluya. Umurongo wa 2 ngo nicyo gituma azabatanga kugeza igihe uwo uri, ngo nicyo gituma azabatanga kugeza igihe uwo uri kunda azabyarira, kandi abasigaye bo muri bene se bazagarukira Abisirayeli. Amina. 3 azakomera aragire umukumbi we afite imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina ry'Uwiteka Imana ye, kandi nabo bazakomera kuko icyo gihe azabakomeye kugeza ku mpera z'isi. Amina. Amina. Imana itugire neza. Ni 30 gusa, ariko ugiye muri Bibiliya ya kera usanga ari 40, kuko ugifata umurongo wa nyuma igice cya 4 kaba umurongo wa mbere. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hano tubwiye ngo ariko we Betelehemu
Efurata. Amina. Uri muto mu bihumbi by'Ibuyuda. Betelehemu no umujyi muto rwose, abantu bazagenda bakagera i Yerusalemu. Muzagera ugeze hano hirya gato Yerusalemu, ukamanuka mu mujyi wa Dawidi, hirya yaho ugakata unyuze ku musozi Siyoni, itugera i Betelehemu. Ni iminota nk'itanu byonyine rwose uvuye i Betelehemu, nako uvuye i Yerusalemu. Amina. Ni hafi cyane, ni mu misozi, ariko n'ahantu hato cyane nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo uri muto mu bihumbi by'Ibuyuda, muri wowe niho uzaba umwami wa Isirayeli, akansanga imirambagirire ye n'iyiteka uherekera kose. Mwibuke Kristo akomoka hari i Nazareti mu majyaruguru. Abazagira ubushobozi, azagira Imana izagira ubushobozi, muzajye mutambuka murebe ibyiza by'Imana, kuko ijambo Imana tuvuga ngo ibihamya birahari kandi Imana ikomeye kandi igira neza. Ibi byose birahari. Ariko ngo bigeze ngo cyo kwandikwa, bamanuka baje Yerusalemu kwandikwa Mariya na Yosefu. Nabwo twajya mu nkuru ndende kuko ariko murabizi, ariko byarangiye kuvuka umukiza avukiye i Betelehemu. Amina. Avukiye i Betelehemu. Aho i Betelehemu muzahagera kuri no munsi, hari mu gace kayobowe n'Abanyapalestine. Hari igihe mushaka gutemberayo ugasanga habaye nk'utubazo, ntibabemere ko mwagerayo, kuko urumva bajya bubahana mu ubwo buryo, kuko bose ni ijambo ry'Imana, bakahana ibihe, ariko ajya hasurwa iteka. Ngo by'Ibuyuda wowe niho uzaba umwami wa Isirayeli, akansanga ngo imirambagirire ye n'iteka uherekera kose. Imirambagire ko ni ibihe guherekera kose. Ntabwo ari kiriya gihe yaraje gusa, kuko niwe jambo. Itangiriro ratubwira mu murongo wa mbere ati ni jambo yahozeho kuva kera n'isi itararema. Niyo mpamvu imirambagirire ye gihorite ngo niyiteka. Iteka. Iryo ni ijambo ry'Ikinyarwanda ryumvikana, ikintu kibaho iteka, ikintu cyiteka kidahinduka, kuriya kiri niko ibihe byose. Ngo nicyo gituma azabatanga kugeza igihe uwo uri kunda azabyarira. Urumva ko uri kunda, umva ye, uri kunda yahanuwe mbere y'ibinyejana, ariko ubuhanuzi buza ngo uri kunda uwo ni Mariya yabyaye Yesu Kristo. Ubuhanuzi bwamuvuze ngo uri kunda ngo kugeza igihe azabyarira. Murumva ikintu cy'ikimenyetso gikomeye Imana tuvuga ngo utaraba n'urusoro mu nda ya nyoko nari inkuzi. Amina. Utana urusoro mu nda ya nyoko nari inkuzi. Bana n'ubuhanuzi bwaje mbere y'ibinyejana ngo kugeza igihe uri kunda azabyarira. Murabyumva neza, ni Ikinyarwanda cyumvikana. Ngo kandi abasigaye bo muri bene se bazagarukira Abisirayeli, abantu bose ko icyo gitangaza kizaba gikoretse. Bazagarukira Isirayeli, bamenye ko Isirayeli hari Imana ikomeye, Imana igira neza. Amina. Bamenye ko hari Imana igira neza, bazagarukira Isirayeli. Na bene data, Imana yacu idufashe tugire neza, natwe mw'ibyo bihe tumenye Kristo yatuzi wariwe, tugaruke mu byo tunyuramo byose, tugaruke mu byo turimo, kandi Kristo arahari, yaratwitangiye. Iyo urebye amazina yakomeye, hari amazina akomeye y'Uhoraho Imana, ariko dufite amazina ya Kristo. Dufite amazina ya Kristo. Hari ijambo. Amina. Hari ijambo, hari Emmanuel, hari Kristo, hari Mesiya, hari n'andi mazina, amazina nk'atandatu.
kandi buri zina ryagiye rikora mu gihe cyacu. Igihe cyacu izina tumaze gukoresha mu bihe byacu, tumaze gukoresha amazina abiri kuva Kristo abonetse. Tumaze gukoresha amazina atubwira ngo Emmanuel, tumaze gukoresha izina Emmanuel. Amina, haleluya. Tumaze gukoresha izina Emmanuel, tumaze gukoresha izina Kristo. Amen. Ayo mazina tumaze kuyakoresha. Iri zakurikiraho muri cya gihe cyo kuzamurwa kabera b'Imana, izina rya Mesiya nibwo rizakora. Amen. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Tuba duhawe isezerano ko Imana ije kubana natwe. Mbere y'abana natwe mu buryo bw'ubuhanuzi gusa, ariko no Kristo amaze kuboneka, Emmanuel isobanura ngo Imana iri kumwe natwe, itiza kutubamo, tubana nayo ibihe byose, tubana nayo amanywa na nijoro, tugendana amajya n'amaza. Umva, ibihe byose segonda ku isegonda Imana yacu tuba turi kumwe. Muri ibyo yarimye ngo ituba hafi kurusha imyambaro twambaye. Mwumve rero ni iri zina Emmanuel twakoreyemo. Izina Kristo naryo turikoramo gute? Iyo ukora ibya Kristo, ukemera Kristo ko ari umwami n'umucunguzi wawe, iryo zina naryo riba rimwe rirakora, rimaze gukora kuri benshi isi yose, rimaze gukora kuri benshi. Niyo mpamvu ugiye kubatizwa bakubwira ati izina rya Kristo ni irihe, ukarivuga ushaka, ubaye wa Kristo. Amina. Igisiga tegereje gukora ibikwiriye, tugakora ibitunganye. Yesu bagiye kuvuka, twibukiye cyo kuvuka, atuvukiremo kugira ngo rya zina rya gatatu rya Mesiya rizadukoreho kandi rizatugereho. Dufate Mesiya warakoze kuducungura. Imana ibamugisha kandi Imana ibagire neza. Ikiganiro ngikoze numva ndwaye ndarembye, ariko uko mukibona mu cyakira uko nguko niko bimeze. Ibi n'umubiri tugenda turwana nawo mu buryo bwinshi, kandi bisanzwe ku mwana w'umuntu. Tugomba kurwara, turarwara ariko tugakomeza tukihangana umurimo w'Imana, tugakomeza tukigishanya, tukajijurana, tugahana ibitekerezo ku ijambo ry'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo rero abamugisha kandi abagire neza muri byose, abiteho ibyo muri byose, barinde amajya n'amaza, abandi mu byanyu. Kandi mbifurije Noheli nziza. Mbifurije Noheli nziza, kandi Imana izatube makurama no mu cyumweru gitaha tuzajya turi kumwe, tubone umwaka mushya uzatubere muhire. Byose ariko ibyo bikorwa mu buntu bwayo n'imbabazi zayo. Twizeye ko iri kumwe natwe, kandi ibikwiriye nibyo igomba kuduha ibihe byose. Ntacyo dushoboye kwihanga abantu, kuko ntacyo dushoboye, nta nicyo twakwishoborera, yewe nta nicyo tuteze kuzishoborera uretse yo yonyine. Imana nibamugishe, ubwo tuzongera mu cyumweru gitaha Imana niyatugeza. Bifurije amahoro y'Imana muri byose. Shalom, shalom.